Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, M23 yateguje ingamba zikomeye nyuma y'uko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwishe abantu 10 mu bice igenzura. Naho muri iki gihugu n'ubundi ibikorwa by'amabanki byongeye kongera gusubukurwa by'umwihariko mu mujyi wa Goma. Mu karere ka Rubavu ho polisi yafunze abakekwaho ubwambuzi bushukana ndetse n'urugomo. Ni mu gihe rugeretse hagati ya Sadate ndetse na Tadeyo uyobora Rayon Sport. Kuri ubu kandi imiryango 150 ituriye pariki ya Gishwati na Mukura mu mirenge ya Kigeyo, Mushonyi ndetse na Nyabirasi yahawe inkunga ndetse basabwa kubungabunga iri shyamba kuko umwuka uturuka muri iyi pariki ari umutungo ukomeye. Izo ni zimwe mu ngingo z'amakuru tugiye kugenda tugarukaho hano kuri The Point Africa, ariko niba utarakanda subscribe uri gutinda kanda subscribe kugira ngo tubane cyane mu makuru tugenda tugutegurira mu kanya. Reka nze mpita nyarambura nyuma y'ako kananga. Ihuriro Alliance Fleuve Congo ryatangaje ko ku itegeko ry'ubutegetsi bwa Kinshasa abagizi ba nabi bishe abantu 10 mu muryango umwe barimo abana ndetse n'abagore, inagaragaza ko itazakomeza kwihanganira ibikorwa bibisha nk'ibyo ndetse ko igiye gushyiraho ingamba zikomeye zikumira bene ubwo bwicanyi. M23 kandi yatangaje ko abo baturage bishwe mu ijoro ryo kuwa 4 rishyira kuwa 5 Mata 2025 bicirwa mu gace ka Kanza naho muri teritwari ya Nyiragongo muri Kivu y'Amajyaruguru. M23 yavuze ko abo bagizi ba nabi bakoze ayo mahano bifashishije uburyo M23 yashyizeho bwo koroshya ubwikorezi bw'ibicuruzwa n'ingendo ku baturage binyuze mu gufungura imihanda iherereye mu bice igenzura nyine. Itangazo ryanyujijwe kuri X n'umuvugizi wa M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka ryari riti ubu bugizi bwa nabi bwateguwe bigizwemo uruhare na Kinshasa bakaba bugamije guhindanya isura y'M23 mu buryo bw'ubugwari. M23 kandi yaburiye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ingabo zayo ku bijyanye n'ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi, inagaragaza kuko byagenda kose igomba gufata ingamba zikomeye zijyanye no kurwanya ibyo bikorwa no kunesha ababigizemo uruhare. Iri huriro kandi rirwanira uburenganzira bw'abanyekongo bimwe uburenganzira bwabo nyine na Kinshasa ryagaragaje ko ubwo bwicanyi bukomeje kubangamira gahunda yo kwimakaza amahoro muri iki gihugu nk'uko yemejwe n'imiryango itandukanye yaba iy'akarere ndetse na Afurika muri rusange. Itangazo kandi rikomeza rigira riti ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi kandi bihonyoreye gahunda yo gushyiraho agahenge yatangijwe na M23 ubwayo. M23 kandi yagaragaje ko igikomeye ku muhati wayo wo kurinda ndetse no kurengera abasivili, ariko inagaragaza ko ikirajwe ishinga no guharanira amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuwa 4 Mata 2025 kandi M23 nibwo yakuye abarwanyi bayo mu mujyi wa Walikale mu gushyira mu bikorwa ibyo yari ryiyemeje nyine kuwa 22 Werurwe 2025. Ibi byakozwe kugira ngo ibiganiro by'amahoro byateganyijwe hagati yaryo na leta ya Kongo bizabe mu mwuka mwiza. M23 kandi yakuye abarwanyi bayo mu mujyi wa Walikale ndetse no mu bindi bice biyikikije mbere y'uko ihurira na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu biganiro bizabera muri Qatar by'umwihariko mu mujyi wa Doha tariki ya 9 Mata 2025. Reka nkomeze nkiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi nkubwire ko ibikorwa by'amabanki bigiye kongera gufungurwa mu mujyi wa Goma nyuma y'amezi 2 bihagaze, nyuma y'uko inyeshyamba za M23 zigaruriye iyi Goma mu mpera za Mutarama. Abinyujije ku rubuga rwe rwa X, Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Wilimanzi yavuze ko banki zongera gufungura imiryango nyine kuri uyu wa mbere tariki ya 7 Mata 2025. Yanditse ati nk'uko M23 yabisezeranije nta mbogamizi n'imwe duhura nayo izakomeza kubaho nta gisubizo. Twishimiye gutangaza ko
guhera kuri uyu wa mbere banki Goma zongera gufungura ku mugaragaro zigafungura imiryango yazo. Ubutumwa kandi bwa visi guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru kandi bunaherekejwe n'itangazo ryashyizweho ahagaragara n'ibiro bya guverineri kuri uyu wa gatandatu ushize ryemeza ko banki zo mu mujyi wa Goma zigiye kongera gufungurwa nta kabuza. Ni nyuma y'uko kandi nyuma y'ifatwa rya Goma leta ya Kinshasa yari yafatiriye amafaranga ari muri izi banki bituma gusubukura ibikorwa by'ubukungu nyuma y'intambara muri uyu mujyi bigorana cyane kuko bitari guhita bikunda mu gihe leta yari yamaze kuba ifatira amafaranga ari ku mabanki atandukanye. Reka nerekeze mu karere ka Rubavu nkubwire ko polisi y'u Rwanda yataye muri yombi abantu 4 bakekwaho ubwambuzi bushukana ndetse n'urugomo bwo mu karere ka Rubavu nyine. Ibi byabereye mu murenge wa Rugerero mu kwa 4 Mata 2025. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba SP Karekezi Twizere Bonaventure yabwiye igihe dukesha inkuru ko bataye muri yombi aba bagabo 2 ndetse n'umukobwa umwe bakurikiranweho icyaha cy'ubwambuzi bushukana buzwi nk'akazungu. Ati bakoreraga mu ishyamba hazwi nko ku gasozi mu kagari ka Gisa, bakaba bafashwe nyuma yo kwambura telefone umuturage bakoresheje ubwo buryo bushukana nyine. SP Karekezi Twizere kandi yavuze ko nyuma yo kwambura telefone uwo muturage abantu bahise biruka, ariko inzego z'umutekano ku bufatanye n'abaturage barabikurikira ndetse barabafata baranafatanwa n'iyo telefone nyine. SP Karekezi akomeza avuga ko bafashe umushumba w'imyaka 17 ukurikiranyweho icyaha cy'urugomo aho yafatiwe mu murima w'urutoki rw'umuturage mu kagari ka Kabirizi ho mu murenge wa Rugerero ari gutema imitumba y'insina agambiriye kwigaburira inka. SP Karekezi kandi yaboneyeho gusaba abaturage kutishora mu bikorwa by'ubwambuzi by'umwihariko ubwambuzi bushukana ndetse n'urugomo kuko ngo atari inzira yabageza ku majyambere. Yavuze ko kandi ibyo bikorwa biganisha mu gufungwa ndetse no gusubira inyuma kuko ngo gukoresha amayeri yo gushuka abandi cyangwa se kubambura ibyabo cyangwa kubangamira ubuzima bw'abandi ngo ari ibyaha bihanwa n'amategeko by'umwihariko y'u Rwanda. Yaboneyeho no kubasaba ko gukora imirimo yemewe n'amategeko kuko nta muntu uzatera imbere yubakiye ubuzima bwe ku buriganya cyangwa se ku rugomo. Abafashwe bose rero bakaba bafungiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Rugerero mu gihe iperereza rikomeje gukorwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukomeje kugenda rukora iperereza kugira ngo ruze kugenda ruburanisha aba bantu bamaze kugenda bafatwa. Reka nerekeze mu yandi makuru kandi mubwire yuko muri Rayon Sports rugeretse ibintu atari shyashya, aho intambara y'amagambo ikomeje gufata indi ntera hagati ya Munyakazi Sadat wayoboye Rayon Sports ndetse n'umuyobozi wayo Twagirayezu Tade uyiyobora kuri ubu. Buri ruhande kandi ruri kwivuga imyato. Harashize rero iminsi muri Rayon Sports hatumvikana amakimbirane, ariko si kenshi muri Gikundiro haba umutuzo cyane ko ariyo kipe ikunzwe na benshi mu Rwanda. Mu minsi ishize kandi nibwo Munyakazi Sadat abicishije ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko yiteguye gushora imari ya miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda muri Rayon Sports nyuma y'uko ubuyobozi bwayo bwari bwavuze ko uwakwifuza kuyishoramo imiryango ifunguye. Nyuma y'ubutumwa bwa Sadat avuga ko yiteguye gushoramo imari muri Gikundiro, Twagirayezu Tadeyo perezida wa Rayon Sports kuri ubu yaje mu itangazamakuru avuga ko Munyakazi Sadat atajya atanga cyangwa se ngo arenze hagati ya 50 n'ijana iyo atanze umusanzu mu itsinda ryitwa Special Supporting Team rishinzwe kunganira ubushobozi bwa komite nyobozi bw'ikipe nyine. Twagirayezu Tade kandi ati dufite itsinda ryitwa Special Supporting Team dutanga ibihumbi hagati ya 50 n'ijana. Sadat aririmo ariko nta musanzu atanga. Niba ushaka ko ikipe itsinda wakagombye kubigiramo uruhare, ntutegereze kuvuga ariko yatsinzwe nyine. Sadat kandi utagira uca ku ruhande cyangwa se ngo aruce arumire yagarutse ku rukuta rwe rwa X maze ashyira ibimenyetso byose bigaragaza ko ibyo yavuzweho byose yabeshyewe. Ati Bwana Tadeyo Twagirayezu ati mu itsinda rya Special Supporting hatanga amafaranga ari hagati y'ibihumbi 50 n'ijana. Ati kandi Sadat ntajya atanga uwo musanzu. Munyakazi Sadat ati muri iryo tsinda rero amafaranga ashyikirizwa umubitsi Rukundo Patrick
kandi iryo koranabuhanga ntiribeshya kuko risiga ibimenyetso. Ikinyoma kiririrwa ariko ntikirara. Ati uretse ko mutanga ari hagati y'ibihumbi 50 n'ijana, njyewe njya ndenza ayo mafaranga kuko hari n'igihe natangaga ibihumbi 300. Fungura Twagirayezu nyine ati reba message ya Momo urabona ukuri. Ntabwo nzongera kwemera ko munyangisha abantu cyangwa se ngo ntege amatama yombi muhonde kubera ibinyoma byanyu n'itangazamakuru ryaguye ibifu nyine. Munyakazi Sadate kandi uzajya wemera ko kurekura cyangwa se guceceka mu gihe hari abari kumushyira mu majwi. Yibukije uyu muyobozi ko yaguriye umuryango we wose itike yo kwinjira umwaka mu mwanya w'icyubahiro nyine cyangwa se imyanya yose y'icyubahiro ya Rayon Sports, aho bitandukanye n'ibyo yari yavuzweho ko yinjirira ubuntu ndetse atajya yishyura nyine. Intambara y'amagambo hagati y'abagabo bombi kandi ikomeje kuba mu gihe mu rugamba rwo kugumana umwanya wa mbere wamaze kuba wisubizwa n'ikipe ya PLFC. Ubu Rayon Sports yamaze kuba ijya ku mwanya wa kabiri mu gihe yari imaze amezi agera kuri 5 ifite umwanya wa mbere nyine. Reka nkomeze kandi nkubwire ko imiryango 150 ituriye pariki ya Gishwati Mukura mu mirenge ya Kigeyo, Mushonyi ndetse na Nyabirasi yahawe inkunga ndetse basabwa kubungabunga iri shyamba kuko umwuka uturuka muri iri pariki ari umutungo ukomeye cyane. Iyi nkunga bahawe kandi ikaba igizwe n'imbabura 150 zibungabunga ibidukikije ndetse n'imirasire y'izuba 30 ku baturage ba Nyabirasi bataragezwaho amashanyarazi nyine. Iki gikorwa cyahuriranye no gutera ibiti muri iyi pariki ndetse abaturage bakangurirwa akamaro k'ishyamba ko ritanga umwuka mwiza bahumeka. Bahawe izi mbabura kandi barahiye kutazongera guhirahira bajya gushakisha inkwi no kwangiza ishyamba rya pariki ya Gishwati Mukura. Nsengiyumva Zakari niwe watangaje ati iyi mbabura igiye kuzajya imfasha gukoresha amakara make, hari nubwo nayaburaga ariko nkajya gushaka inkwi muri pariki, ariko ubu ishyamba rigiye gukura cyane ntabwo nzasubirayo. Kiza Saddam Hussein umuyobozi w'ikigo cya TED Kigali ari nacyo cyatanze iyi nkunga yasobanuriye Abanyarutsiro ibyiza by'amashyiga bahawe mu bukangurambaga ibiti n'ibyiza by'umwuka nyine uva muri pariki baturiye. Yakomeje basobanura ko izi mbabura ngo zizabafasha no kwirinda indwara baterwaga no gutekesha inkwi no kuba abanyeshuri kandi batazatakaza umwanya bashakisha inkwi aho kwiga. Karemera Abdurrahman umuyobozi uruhererekane rw'inyongeragaciro rw'igiti mu rwego rw'igihugu, nyuma yo gusobanurira abaturage ba Rutsiro ko igiti ari ingenzi mu buzima, yaberetse uburyo Abanyaburayi baza gushaka umwuka mwiza muri pariki ya Gishwati Mukura. Karangire Norbert we ni umuyobozi ushinzwe pariki ya Gishwati Mukura, ashinzwe guhuza abaturage n'ibikorwa bya pariki. Yihanangirije nyine abaturage bajyaga kwangiza ishyamba rya pariki, yizera ko batazasubirayo kubera imbabura bamaze guhabwa. Pariki rero ya Gishwati Mukura yanatangiye gusurwa na ba mukerarugendo mu mwaka 2020, ikaba ibonekamo amasumo y'imigezi, amoko menshi y'ibiti n'ibimera, inyamaswa z'amoko anyuranye ziganjemo inkende, impundu, inganji, ibyondi ndetse n'ibitera nibyo biboneka muri iyi pariki y'igihugu ya Gishwati. Reka nsoreze kuri iyi nkuru rero nagiye nkubwira maze nkubwire yuko Minisiteri y'Ubumwe Mboneragihugu ndetse n'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu binyuze muri Minisitiri Julienne Uwacu. Julienne wari umuyobozi nshingwabikorwa ushinzwe itorero no guteza imbere umuco muri Minubumwe, yamaze kuba ashimirwa umusanzu we mu kubaka ubumwe n'ubudaheranwa by'Abanyarwanda. Ni igikorwa cyabaye kuri uyu wa gatandatu kiyobowe na Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Jean Damascene Bizimana, wamushimiye ndetse anamwifuriza ishya n'ihirwe mu nshingano nshya yerekejemo. Julienne Uwacu agiye gukomereza inshingano mu muryango Unity Club Intwararumuri
nk'umunyamabanga nshingwabikorwa. Uwacu Julienne kandi yashimye Perezida Paul Kagame wamugiriye icyizere cyo kumuha inshingano zo gukorera igihugu mu nzego zitandukanye. Uwacu Julienne kandi agiye gusimbura Iyamuremye Regine ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Iyamuremye nawe yashimye Madamu Jeannette Kagame wamugiriye icyizere cyo kuba umunyamabanga nshingwabikorwa wa Unity Club mu gihe cy'imyaka 20 ndetse n'abanyamuryango ba Unity Club muri rusange bose. Umuryango Unity Club Intwararumuri watangijwe na Madamu Jeannette Kagame ugamije gutanga umusanzu mu kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda, ukaba ugizwe n'abayobozi bari muri guverinoma n'abayihozemo nabo bashakanye nyine. Uyu muryango washinzwe muri Gashyantare mwaka w'1996, kuri ubu ukaba ubarizwamo abanyamuryango bagera kuri 332. Izi aya kandi niyo makuru yari agezweho, mbashimira uburyo twabanye, mbararikira gukomeza kudukurikira. Mugende hasi mukande subscribe, mujye muri comment mwandike, mukande like, mukore share, ubwo mwumve ko ndi bugaruke mu kanya gato cyane mu yandi makuru araza kuba agiye agezwe nk'uko mumaze kubimenyera mu makuru yose breaking news, update news, tugenda tuzibategurira 5 kuri 5.